Ndamururaho neza Murakoze. amakuru Turabashimiye. turagusanze rero mu cyumba cyawe aho ukorera muri studio, reka twereke abantu ahantu ukorera, ahantu heza. Wow, Murakoze. batubwira muri make hano ukora iki? Aha ngaha rero ni icyumba gitunganya amashusho ya televiziyo. Wow. Icyitwa ishusho cyose cya televiziyo gikorewe muri televiziyo. Ubwo ni ukuvuga ngo tuba dufite amatara, dufite na kamera. Ni hamwe bita no ku buhanga bw'ibyuma. Ni ku buhanga bw'ibyuma ariko bujyanye n'amashusho. Yego. Ku bw'ibyo tuba dufite amashusho agizwe n'ibintu bibiri. Ugizwe n'amatara ya sure, tukagira na kamera. Ku bw'ibyo rero dukora adjustment y'amatara ku buryo umuntu asohoka uko tubishaka. Mbese urebye burya twanakora makiyaje. Muri inzobere Dukora makiyaje dukoresheje amatara. Gukora ibintu byiza cyane. Murakoze. Ni iki se wenda wabwira umuntu ushaka nko kubyiga cyangwa se wenda interested kubimenya, yabimenya gute? Wowe wabyigiye hehe? Ese byakugejeje kuki? Okay, murakoze. Ngira ngo ikijyanye no kubyiga byo reka nkubwire ko bitoroshye kubona aho ubyiga kuri ubu. Ariko iki kintu ni arts, ni ubuhanzi. Ntabwo ari ibintu upfa kwiga gutyo gusa, kuko buriya wumvisha gucana amatara kugira ngo niho gucana kuri televiziyo. Oya, ahubwo ni ubuhanzi, ni ugukora creativity ukoresheje amatara. Ku bw'ibyo nk'urugero ngiye neza amashanyarazi. Aho kubera ko domaine nakoraga nyine urumva nandi muri televiziyo ngomba gukora muri studio, nagiye niyenteresa ku bintu bijyanye no gucana amatara ku buryo buri creative, bituma abankurikirana bambonamo ubushobozi, barambwira bati ibi bintu wadufasha ukajya ubidukorera. Usanga ntabwo twageraga, gahoro gahoro ngenda mbikora, mbona biragenda bitanga ishusho, bambwira bati we appreciate, ni byiza cyane. Noneho bimpa umuhati wo gushakisha no kwidokimenta, nkajya mu bitabo, nkajya kuri Google, nkajya kuri social media zitandukanye zishobora kuvuga ibintu nk'ibyo. Noneho nkajya ngenda najustinga, mbona biraje. N'umuntu uje urebye aba ari nanjye uba ishingiro ryabyo muri RBA. Noneho umuntu uje wese akajya mufasha, bikajya bizamuka, mbona abantu barabyishimira, ndavuga ngo ushobora kubona ko akazi kanjye. That's good. Kandi ukora akazi keza, felicitation. Murakoze cyane. Ntakibazo twigishe. Nta kibazo. Murakoze cyane kuduha umwanya. Nta kibazo. Ni iki wabwira abagukurikiye, inama watanga ku bajene bakiri batoya bari mu ikoranabuhanga, bakeneye creativity mu byo bakora, babagiriye inama mu ijambo rimwe? Inama ya mbere ni ugutekereza ku bo bari bo n'abo bashaka kubaho. Ibyo ni byo biguha motivation, nibyo biguha imbaraga zo gushaka kugera mu cyo ugeraho. Wow, that's good. Umunsi mwiza rero. Murakoze, nawe umunsi mwiza.